ababyeyi bavandimwe nshuti mutaniye ahangaha ngo nongere mbashimire kubera kuntu mwatubaye hafi mutuba hafi kandi mukuba kutuba hafi muri ibi bihe bikomeye turimo hano mu muryango wacu. Ngiye kubera tuki umugore wanjye sheri wanjye Mariette MUKARUSINE bigoye kuvuga kubera ubuzima bwe. Mariette MUKARUSINE ni umuntu udasanzwe nabonye mu mateka yanjye. Ni umuntu ufite urukundo rurengeje, ni umuntu ukunda gusenga, ni umuntu washubije ubuzima nari natakaje kubera amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nabuze ababyeyi mbura umuryango, ariko mpuye na Mariette nongera kuba umuntu. Kuva 1994 kugera 2010 2009 dushakana Mariette ntabwo nasekaga, sinseke kandi sindire kuko umuntu bari bwaragiye, ariko mpuye nawe nongera kungira umuntu, ambera umubyeyi, ambera umuvandimwe, ambera byose narabuze kubera urukundo yari afite. Ubwo nongeye kuba umuntu, ndaseka ndarira kubera Mariette. Mariette yakundaga gusenga, akagira kwihangana. Mariette akita ku rugo, ku rwiza rw'urugo, ariko akanahanira iterambere ry'urugo cyane mu nama yagiraga ngira inshuro nyinshi. Mariette mu burwayi bwe bwatangiye kuza gatanu yazwi no kwihangana. Ndibuka igihe yaremye cyane arwaye, nanjye ndwaye Covid, arangije arabyuka afata imodoka atangira gutwara kwa muganga karatabashije, akashakira byose kugira ngo ntabibura, akampa imbuto, akaza buri munsi kuza kundeba aho ndwariye ntahagere, ahangayitse cyane. Ndibuka nakize yarambwiye ngo yarazi ko agiye gupfakara, ubu nashima Imana ko adapfakaye maze gukira. Mariette yari afite impano ikomeye cyane yo kwita ku bantu kuri buri wese, kwita ku muryango wose, ari uwanjye ari n'uwe. Mariette yakoraga Imana kandi yamwakiriye. Ndibuka ari mu bitaro ameze n'abarwaye, hari umuntu waje azavuye ibyumba yakomeretse cyane, aza muri soins intensifs. Hashize iminsi nk'itatu cyangwa 4 nta muntu umugeraho, aza kubaza umuganga atese uyu muntu nta muntu umugeraho. Arambwira ngo umugore w'ibyumba nta tike afite kuza kumureba. Arangije ngiye kumusura arambwira ati dufashe uyu muntu nta tike afite. Igiraga ubuntu. Tike turayishaka, umubyeyi arasura umugabo we arishima. Mariette yakoze byinshi. Uransize uragiye, usigiye abana b'impinja, usigiye Brianna. Ndakubwira ko nzarubara ko ushobora kose, nzaba umwanya wawe uko bishoboka, ariko nsabire ko bitoroshye. Bana banjye nimuhumure, turi kumwe, nzabakorera byose, kandi hamwe n'Imana tuzagera kuri byinshi. Abakora badusura dutabaye mwese, Imana iho umugisha. Mwiriwe, ndabashimira ko mwitanze mukaza muri ibi bihe bitoroshye, Imana ibaho umugisha. Kugira ngo mbabwire ibyaranze mama mu buzima bwe, ni kubwe na papa kuba tugeze aho turi. Yaduhaye uburere n'imico myiza mu bihe turwaye, yatuvuzaga, agakunda gusenga kandi akiringira Imana muri byose, agakunda n'isengesho no gushengerera. Ndasoza mwifuriza kuruhukira mu mahoro y'Imana. Murakoze kwifatanya natwe muri ibi bihe bitoroshye, Imana ibahe umugisha. Murakoze, ngiye kubasangiza bimwe mu byaranze ubuzima bwa mama. Mama yari umuntu ukunda gusenga, akazirikana abantu bose mu isengesho rye, akubaha Imana. Mama yari afite urukundo rudasanzwe ku buryo guca ku muntu usaba ubufasha atamufashije byamugoraga cyane bikanamubabaza. Muri rusange mama yari umuntu udasanzwe, yatwigisheje imico myiza nk'urukundo no gufashanya. Yadukundaga ku buryo buhebuje, yari umuntu wihangana mu bubabare bwe.
yari umubyeyi mwiza twamwigiyeho byinshi bitandukanye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nitwa Muganyinka Mariette, nkaba ndi muri mama Mariette. Mariette yari inshuti yacu, yari umubyeyi wacu, yari afite umumaro ukomeye cyane mu muryango wacu. Ntabwo byoroshye kuvuga Mariette. Ariko ndashima Imana ko Mariette yagiye. Yari afite imigambi myinshi cyane ku muryango, agiye adasohoje. Rero Mariette twabanye nawe ari muzima, mbana nawe arwaye, ndamurwaza. Yarinze agenda nzi ko Mariette atansiga. Nari nzi ko hari icyo Imana yakora Mariette ntagende, kubera imigambi yose twari dufitanye, kubera byinshi yifuzaga kubanza kutugezaho nk'abarumuna be n'umuryango. Ariko birangira Mariette agiye. Ndamwifuriza iruhuko ridashira kandi musezeranya ko nzahagarara ahashoboka, sita ku bana size. Ku muryango muri rusange nubwo bitoroshye, kandi nsabira papa Rita kwihangana no gukomera. Igishoboka nzahagarara mu cyuho, nubwo ntazabishobora ijana ku ijana. Ndasaba Imana kugira ngo izabishoboze, ngerageze gusohoza ikivi twari tutangiye mu migambi twari dufite myinshi. Imana imuhe iruhuko ridashira. Nitwa Ndahiro Neri, cyane bazwi kuri Risuba. Mariette ntabwo nabona uko muvuga, yari umugore wa oncle wanjye, ariko nawe yari tante wanjye. Yari umuntu mwiza, twamwigiyeho byinshi, urukundo, gukunda Imana. Adusigiye agahinda gakomeye. Devoir dusigaranye ni ukwiga kuzabaho nk'uko yabayeho, na devoir yo kuzita ku bana. Biragoye, Imana izabidushoboze, kandi Imana yamuhamagaye izabarera. Turamwifuriza iruhuko ridashira, turamukunda cyane. Iyo munyiri umuringa ateze ukuboko nta kundi twagira, ariko Imana yamukunze kuturusha. Imwakire, ndahamya nashidikanya ko yagiye mu ijuru anezerewe, araheza. Tuzamukumbura cyane, ariko ndamushimira cyane cyane ko yabaye umunezero kuri oncle wanjye. Yamumaze agahinda, yamubereye mama, amubera papa, amubera abavandimwe. Ni ukuri yakoze icyo yari ashoboye gukora uko byari bikwiye mu gihe yari akiri muzima. Imana imwakire, imuhe iruhuko ridashira. Kuvuga Mariette nubwo bigoye mu gihe nk'iki ngiki, Mariette mwiza, Mariette inshuti nziza, Mariette umwana wankunze akemera ko mubera marene, abitekereje igihe kinini atarabimbwira. Kumuvuga uyu munsi biragoye.
biragoye kuko twagiranye ibihe byiza twishimye, tugirana ibihe byiza akiri umukobwa yigisha abana banjye, tugirana ibihe byiza ampitamo kumubera marene, tugira ibihe byiza mushyingira, tugira ibihe byiza byara, tugira ibihe byiza. Kumuvuga uyu munsi rero biravunanye. Twarakundanye tugendana urugendo nk'ababyeyi bose, nk'abagore bose, tujya inama nkabona atari kumugira inama nk'umubyeyi nka marene, ahubwo akangira inama ukagira ngo twajyaga inama, ni ukuvuga ngo yangiraga inama nkamugira inama. Ibyishimo bye turabisangira, umunezero we turawusangira, umubabaro uje twarawusangiye, ntabwo nahashyikiraho umubabaro we. Ndabyibuka mpamagara mu gitondo ambwira ko arwaye, narimo nsenga mpagarika isengesho, ndabanza ndamwumva, numva ko bikomeye. Ndangije isengesho nafashe inzira nza hano, nza kumureba ntamubwiye ko nje kuko numvaga bindenze. Naje turirirwana, ndamureba imbaraga ze, ndareba intege nke ze, ariko umutima ukomeye, umubiri ubabara ariko akomeye. Icyo kirampojeje. Kuva mubonye akambwira ijambo rikomeye cyane, ati ubu ndi muri retraite na Yezu, nahise mbona imbaraga nyinshi cyane. Ibyo birampojeje. Kuko ububabare yagize bwari buhagije, ariko umutima ukomeye ufite Imana. Nejejwe rero no kugira ngo muherekeze nk'intore, muherekeze nk'umutagatifu, kuko genda mubona nk'umutagatifu, kuko Imana yakunze yashengereraga mu burwayi bwe, yari afite linki akoreraho adoration. Imana yashengereraga bakabana muri retraite. Iyo Mana niyo yamuhaga izo mbaraga zituma buri gihe agomba kumwicara iruhande, bituma Yesu amwakira kuko mu gihe cyari gikwiye. Naramurekuye, nta n'ikindi nari nshoboye, kandi n'ubundi kubera kubaho gushaka kw'Imana, Imana nemera, Imana nkunda, imutuza heza. Mariette ntabwo ari njye namukunze gusa, umuryango wose waramukunze. Nibuka umukobwa wanjye amuhitamo ngo amubere marene, abantu bakagira ngo ni njye nabimusabye, akavuga atoya jyewe nta marene wanjye ni njye mwifitiye. Namubaza akambwira ngo ni Mariette azashaka kumubera marene. Barakundanaga cyane, bajyaga inama. Ntashoboye kubivuga, ariko icyo twishimiye ni uko ari aheza kandi asingiza Imana.
dufite umunezero rero w'ibihe byiza twagiranye, igiparu cye ntabwo tuzabyibagirwa. ibi bihe ni ibihe bigoye cyane kuri jyewe, by'umwihariko kuri Mariette. Kubura Mariette ni inkuru namenye mu gitondo ku munsi w'ejo. Kubyakira byari ibintu bigoye cyane cyane ko ntigeze menya ko yarwaye. Mariette kumuvuga, ushobora kumuvuga bukira bugacya, kuko Mariette yari mubyara wanjye, ariko by'umwihariko yari mushiki wanjye nakundaga cyane. Mushiki wanjye nakundaga cyane kuko ni umwe mu bantu bambaga hafi, cyane cyane ko nyuma yo kubura umuryango wanjye wose, papa, mama, barumuna banjye, nkarokoka jyenyine mu muryango, Mariette n'abavandimwe be n'ababyeyi be bari mu bantu banyakiraga neza nk'umwana wabo mu muryango. By'umwihariko Mariette we, igihe cyose nabaga ndi mu bihe byo kwibuka ababyeyi n'umuryango, ni umuntu wambaga hafi cyane, ni umuntu yambereye mushiki wanjye, ni umuntu yari umujyanama mwiza, kandi burya ntiyatinyaga no kugucyaha igihe bibaye ngombwa ko akugira inama bagomba aho bikwiye. Yari not only umubyara wanjye, ariko yari n'inshuti yanjye. Inshuti yanjye, kubyakira byari ibintu bigoye cyane, byari ibintu bikomeye cyane. Mariette yari imfura. Mariette yamenyaga kubana n'abantu bose kandi b'ingeri zose, ni nacyo cyamurangaga. Iyo yageraga muri kategori y'abasaza, yabasha kubana nabo neza. Abantu bose ntabwo washoboraga kumva uvuga nabi Mariette. icyo nasaba Imana ni ukumwakira, kuko yari inyangamugayo, yakoreraga Imana. Icyo nasaba gusa ni uko umugabo we Imana imukomeze kandi imuhe imbaraga. Icyo nsaba Imana ni ukugira ngo urukundo rwaranze iyi couple ya Mariette n'umugabo we ruzakomeze mu bana, bazakurana urwo rukundo, bazakurana urwo rugwiro, bazakurana ubwo bufura, ariko barushaho kumenya Imana, kuko bari abantu bakunda Imana cyane. Icyo nsaba ni uko Imana imutuza heza. Nitwa Mukashema Vestine, nkaba ndi umuvandimwe wabo, ndi mubyara w'umugabo we Rugira Roriye. Mariette yari umukobwa mwiza cyane, twaramwishimiye mu muryango, atubera umukazana mwiza, atubera umwana, aduhoza byinshi, atugiye mu cyimbo cya benshi tutari dufite. Mariette yatweretse urukundo, yatweretse ubugwaneza, yatweretse ubuvandimwe bukomeye, kwicisha bugufi kwe, kwakirana urugwiro abaje bamusanga bose. Mu muryango waradukundaga, natwe tukamukunda. Mariette, igendere ubukristo bwawe Imana warabikoreye, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi wakunze, baragutwaye. Ubegere, ntabwo dushidikanya yuko utari iruhande rwabo. Uzahora mu mitima yacu, uzahora uri impande yacu, natwe tugutekereza. Gusa ugiye kare kandi turagukunda, tuzakomeza tugukunde.
uruhukire mu mahoro, tuzahora turi kuzirikana iteka ryose. Nitwa Nyiramongi Jeanne d'Arc, nkaba ndi muramukazi wa nyakwigendera Mariette, nkaba mwifuriza yambereye umuramukazi wanjye mwiza, ndamwifuriza kuzagira nk'uko yakoreye Imana agakorera n'abantu bose, akatubera umwana mu rugo, akambera umuramukazi wanjye, akambera umwana mu rugo, akambera murumuna wanjye mukuru wanjye. Ndamwifuriza iruhuko ridashira, Imana imushyire mu bayo. Nitwa Mukarusine Mariette, yari umukazana wanjye, nk'uko nyirabukwe n'abakazana bameze, ariko sinamwitaga umukazana, namwitaga umwana nk'umukobwa wanjye w'imfura. Mariette azi iwacu yambere umukobwa mwiza cyane, kandi wankundaga nanjye nakundaga. Mariette icyo namwifuriza kandi yarakibonye, yaragikoreye, n'iruhuko ridashira. Nitwa Tito Rutaremara. Mariette umuvandimwe wacu, twamenyanye kera duhuriye muri communauté JTC y'umuryango w'urubyiruko ruhamya Kristo. Mariette muri communauté yari inkingi ikomeye kuri twebwe, yitangiye kiliziya, yitangiraga urubyiruko, umumama ufite ibyishimo byo kuba umuhamya wa Kristo, wakira mu rugwiro baje bamusanga. Ni umubyeyi w'umujyanama muri communauté, yabaye marene w'abakobwa benshi. Urugo rwabo rwari uburuhukiro bwa benshi mu bakominotere. Ikindi yari umumama ufite ishyaka ryo kugenda imisozi avuga Yesu, umutima w'impuhwe, umutima w'urukundo, umutima w'ibyishimo. Numva ntarigeze mbona Mariette n'umunsi wa rimwe ababaye, yahoraga yishimye, kandi agahora abwira urubyiruko ngo courage, ubuzima burakomeza, uyu munsi byanze ariko ejo bizakomeza. Agasabira urubyiruko guhinduka. Mariette agiye tumukunze cyane, agiye adufatiye runini. Ubuzima bwe yaranzwe n'isengesho muri communauté. Komisiyo yabaye n'igihe kinini ni komisiyo yo gusabira abantu, gusabira urubyiruko, gusabira kiliziya. Indi komisiyo yabayemo ni evangelisation. Ubundi butumwa nzi cyane bwaranze Mariette na Laurier ni ukwigisha, kuvuga ijambo ry'Imana, kwita ku bageni kugira ngo bazagire ingo nziza, babaha témoignage y'urugo rwabo, babereka ko inkingi y'urugo ari isengesho, kuganira no kubabarirana. Icyo navuga kuri Mariette byo ni byinshi. Ni inshuti y'urubyiruko, ni inshuti y'abana, ni inshuti y'abantu bakuru, ni inshuti y'abantu bose bababaye. Muvandimwe Mariette rero tukwifurije iruhuko ryiza. Nitwa Tuyizere Alexis, ara muri RDB. Namenye na Mariette musanze nawe akora muri RDB kuko yari yaratangiyemo muri 2009, nanjye mpagera muri 2010. Yakoraga mu biro by'umwanditsi mukuru ashinzwe ishyinguranyandiko. Icyo gihe niwe wanyigishije akazi, yanyigishije uko amadosiye abikwa kuko ari nacyo yari ashinzwe. Mariette rero yari umuntu ukunda gusenga, cyari icyambere yakundaga gusenga, ari umuntu ukunda gutanga inama, kandi yabanaga n'abantu bose neza. Mu by'ukuri tubuze umuntu w'ingenzi nka diviziyo yacu ya intellectual property ndetse n'ikigo muri rusange. Mu by'ukuri twavuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira, tuzahora tumwibuka, ntabwo tuzamwibagirwa kuko yatubereye urugero rwiza mu kutubanira neza, ndetse no mu bijyanye n'akazi uko yari ameze akunda akazi. Mariette muvandimwe, ntabwo ngusezeyeho kuko numva tukiri kumwe. Twishimiye cyane uburyo mwaje gutura hano iwacu, kugira abaturanyi nk'amwe byatubereye ibyishimo n'umugisha. Ikintu ngushimira ni iyobokamana ryawe,
ubusabaniramana twagusanzemo bwagushoboje gukunda abantu, kwakira buri wese, kumusanga aho ari kandi ukamenya kureshya nawe, ukamugezaho ubumuntu, ububyeyi wari wifitemo. Ndibuka twigeze kuzana mu modoka, tugeze mu muhanda hafi y'iwacu, abana biruka bavuga mama Rita wacu, mama Rita wacu, mama Rita wacu. Urahagarara ubashyiramo, urabazamura, ubageza aho bagombaga kujya. Hanyuma uvuye muhageze urababwira uti iyo umuntu yagenze mu modoka arishyura, bwose bukora mu mufuka buguhereza ubusa mu dupfunsi. Icyo kintu nakubonyemo ububyeyi butangaje. Icyo nabonye, wagiraga igihe cyo kumenya ubabaye iruhande rwawe. Mukamana duturanye uyu munsi yambwiye uburyo wamuhamagaye kugira ngo umuhe icyo kurya. Numva ko ari Nyagasani wari wakubwiye ko Mukamana ari uburare. Ndagushimira ububyeyi nagusanzemo, uburyo wari ufashe urugo rwawe, uburyo wigishije abana bawe kubaha no gukunda abantu. Ejo nimugoroba twagiye gusengana nabo, abana baduterera amasengesho muri shapeli wagenzemo kenshi, shapeli wasomeyemo ivanjiri n'amasomo yo muri Bibiliya. Nkumva ubasigiye umurage mwiza kimwe na papa wabo. Ndabigushimiye kukumenya byabaye Nyagasani utunyuzemo ngo atwereke ko uwe yifata mu bantu. Uruhukire mu mahoro, ariko turacyari kumwe, tuzakwibuka iteka. Akubwishibyo navuza ku marugo umera umuhamya. Nishima nkanogirwa kuko nzata